Ikaze nanone kuri Joshua TV rwa ntago ari amahoro, ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru mbi ibabaje, ni inkuru mbi ku basiporutifu, ni inkuru mbi ku bakunzi ba Nshimirimana Yunusu ndetse na Omborenga Fitina ukinira Rayon Sports. Yunusu umukinnyi wa APR FC baje kuba bahura nta ikibazo bakiva mu myitozo ya mbere yabaye ku munsi wa 17 aho batangiye umwiherero bitegura imikino ya ekipe y'igihugu Amavubi, ubwo bavaga mu myitozo kabisa. Inkuru y'incamugongo yaje kubageraho ivuga ko baje kuba bagira ibyago bapfusha ise wabo, biza kuba ari ibintu bitunguranye kabisa, ntabwo byatinze bahise bafata aba bahungu babiri barababwira bati mugende mwite ku muryango, ariko inkuru y'akababaro, inkuru y'incamugongo yaje kubatungura rwose. Bari birwanya vibe nyinshi bishimye, ariko Omborenga ntago yari yishimye cyane nguko bikunda kugaragara, ariko yaje kuba ari inkuru y'incamugongo kabisa kuri bano basore kabisa. Byaje kuba byagaragara cyangwa babahamagara iyi saa 11 kabisa n'iminota hafi 33 nibwo bari basoje n'umwiherero kabisa, batashye bari muri bisi barabwira ati wari papa wanyu, wari umubyeyi wanyu bakunda cyane, wabahaye kumenya umupira, wabahaye ndetse no kuba mwamenya gukinisha ukuguru, ntabwo akiri mu isi y'abazima. Nuko bahise bifata nyine, urumva umuntu wabuze uwabo we biba ari ibintu bikomeye cyane, byabatunguye barasakuza cyane, ariko bagerageza kuba bababwira ati mwihangane, bagerageza ko babafata mugongo, ariko bisi yahise ibatwara ibageza iwabo aho batuye kabisa, bajya kwita ku basigaye. Reka tuvuge ngo iruhuko ridashira, aheza ni mu ijuru. Papa wabo rwose agiye atabonye byinshi cyane mwari mwaramusezeranyije, ariko bihangane cyane. Joshua TV wibuke gukanda kuri subscribe.